wavukanye amahirwe n'uri nkaje ukuze ubona buri kimwe ukeneye mu gihe cye nakuze ni papa nk'imama ukenera isigaranyo kaka yaguha washutswe nanyu kuko ubona higikomera akakoma mu gihe cy'ubutima wuzuye inkovu sura yuzuye ibisebe nawe afite nabituru usibye kuri ndakira taragenda buga cyamora cijwe ibimoge kubera aya maso yanjye duwokuke n'ibihe sinage nijoro nibobo byose nabihakana wabivuze yari yabibonye niyo mpamvu uragakungukira nk'uta kwimenyera izajya naguruka abana batatiba babahagaze ora wibaraguzwa na kintu kizima kikuvamo ora uteta ku babyeyi bawe ayana bwose nakurenganya wavukanye amahirwe n'uri nkaje impamvu uragira inshuti nge mpora nameshi yarubwo nisanga nakubwiye nabi kandi nanjye nabishaka nkafata umwanzuro wo kubaho ndi nyakamwe ndabizi naho nkunda muri mwe n'unkunze abafite icyo nshaka aho abisi narabamenye tuba inshuti ukanyitaho turi mu kavumo twahuriza mu bantu ukanyicaho ibyo bikama impamvu inyibutsa ko ngomba kubaho ndi nyakamwe uri nyakamwe nyakamwe abantu mukomeje gukurikira Isumo TV channel nziza cyane cisha ibiganiro bigiye bitandukanye muri iyi minsi ewa Sando kurakayeri subizi kari bisanzwe vasi ya mbere ko kugira twinjire mu kiganiro vasi ya mbere muri ready ngembe ice noneho mbasanda gusa ase umuntu mwicaranye uramuzi ubundi ngo twicaranye ndamuzi tu uramuzi nese ko wajya ngo nago mwishimiye kumwishimira gusa saho bucyana kugaho ko naguyemo waguyemo aka kanya se na crashinze man nese ka afite sherisi hako ushobora no gukunda umuntu subiza kana amafero sebase ushobora no gukunda umuntu atari ukubongo nyine muhite mubijyamo gutyo tu aho ukamugira crash biraho ngaho atari ngombwa ngo muhite mubijyamo ntabwo bijya bikubabaza se kenzo na crashingiye umuntu byanyabyo ndakinga none nguri kumubeshya subyumvikana se na abari kutubeshya Sando ntabwo uri kutubeshya pimani ndashaka kumwiyereka kugira ngo umukonveke ahita avanga ati ndemenda gukora ngiye kubatamo boro yanjye bahita nuri nkanjye ako uretse nk'ukuntu byumva Kagame ibintu ngo boro ni ibiki mbwira ko nibyo araza kudufasha gusobanura ako kantu ka boro ni ibiki Sando nanjye ngize amatsiko yo kumenya hariya ngo ni boro ni vaze nibyo twabyumvise noneho ngadutemo ako kantu k'imiru wita umukonveka ku buryo kakanya turavanga nyine kari ubwicanyi munyitego ndabandi kubwirira mu yihangane simbizi neza nta kibazo let's go wavukanye amahirwe n'uri nkaje ukuze ubona buri kimwe ukeneye mu gihe cye nakuze ni papa nk'imama ukenera isigaranyo kaka yaguha washutswe nanyu kuko ubona higikomera akakoma mu gihe cy'ubutima wuzuye inkovu sura yuzuye ibisebe nawe afite nabituru usibye kuri ndakira taragenda buga cyamora cijwe ibimoge kubera aya maso yanjye duwokuke n'ibihe sinage nijoro nibobo byose nabihakana wabivuze yari yabibonye niyo mpamvu uragakungukira nk'uta kwimenyera izajya naguruka abana batatiba bahagaze ora wibaraguzwa na kintu kizima kikuvamo ora uteta ku babyeyi bawe ayana bwose nakurenganya wavukanye amahirwe n'uri nkaje impamvu uragira inshuti nge mpora nameshi yarubwo nisanga nakubwiye nabi kandi nanjye nabishaka nkafata umwanzuro wo kubaho ndi nyakamwe ndabizi naho nkunda muri mwe n'unkunze abafite icyo nshaka aho abisi narabamenye tuba inshuti ukanyitaho turi mu kavumo twahuriza mu bantu ukanyicaho ibyo bikama impamvu inyibutsa ko ngomba kubaho ndi nyakamwe uri nyakamwe nyakamwe sikangiye kuguha umugabo akakanya nabivuge ufite impano nziza kabisa ndemeye rwose none se tugaruke inyuma gatonya hari imvugo mwebwe haya ngo nabarasta naba hip hop nabaki imvugo bya fiya bora manyashi ibintu byi murabivuga iki nk'abantu ngaba iyo babonye niyo mvugo wakoresha aha biriya nabyo nibyo hari ukuntu njya numva bishobora kuba byaraturutse hakurya hasi bikazamuka bakajya bikoresha bikaba ikindi kinyarwanda burya umwana avuka buno
uyu munsi akaba ari rwo rurimi akoresha. ngo hahiye. Urabona ko byagiye no mu bahanzi bose, ahubwo ngewe nagize amahirwe yo kuba nahuye na Sano. Ngira ngo we ni umuntu ubimenyereye cyane, araza kudufasha. Urihangana udusobanurire rwose, nanjye ngira icyo menya urwo rurimi mukoresha, ngira icyo menyamo. Okay Sando, njye mfite ibibazo 5 nshaka kukubaza. Ndabikubaza ubigira icyo bivuga, unasubiza n'uyu nguyu. Urabyemera? Twatangiye. Uriteguye? Ibyo ndubwumve mfite ibisubizo ndabisubiza nari. Kuki ukunda kurapfa? Kubera ko mbikunda. Kubera ko ubikunda. None se uyu mugabo uyu nguyu kadakunda abantu bo kurapa urabigira ute? Utatabikunda. Ashatse kumbeshyera. Ashaka kuduteranya nabyumva. Nawe nabateranye. Ashaka Eza kuduteranya. kanya murawe muhite mukundana. Kandi twakundanye kare. Twahuye kera. Nawe kera Ntabwo ari ubwa. hari ibindi byinshi inyuma kuri kamera. Murashaka kubishyira kuri kamera? Ntabwo dushaka kubishyira hanze. None se Kagame wenda nk'umuhanzi, umwana mwiza cyane, abenshi na benshi bafite ukuntu babakira muri sosiyete, ureba umuntu ibitabi cy'imvugo n'iki bitewe n'injyana baririmba. Ibibazo mu bibazo 5 bimaje kumubaza, bimaje kumubaza 2. Ubona ibibazo ujye ugira amatsiko nk'umuntu ukoresha imvugo nyakubahwa. Nibyo nabyo, reka mvuge kuri ako kantu gato. Hari impano hano nyinshi bisaba ngo wisanishe nayo. Niba uri umusirikari ntabwo uzagenda usa nkaho wasinze. Wisanisha n'igisirikare. Ni nayo mpamvu rero iyo uri umuhanzi, umuraperi, ngira ngo nk'uyu mukobwa muramuzi, n'abandi baraperi benshi muzi hano mu gihugu, mujya mubabona ngo banyweye amatabi, mukareka gutekereza ko iyo uri umunyamwuga ugomba kwisanisha n'impano yawe. Ishyigikiye Sando Kira. Sando ndamuzi, ni inshuti yanjye. Ahantu henshi hagiye hatandukanye tuba turi kumwe, ariko mukazana akantu ko kuvuga ngo itabi, nkibaza aho mwabikuye. Sando no narangica we. Oya nibyo, ntimuzajye mushinja abantu mutabonye. Kandi ngiye mbona asa nk'unywa itabi. Nyine wowe ubona ko asa, ntabwo wigeze umubona ari kurinywa, ntabwo umuzi arinywa. None kubona umuntu ko buriya nataguciye mu ijambo, hari imvugo n'ubu ngubu bagenda batuzanira mu rubyiruko, ibintu by'ibinyashi. Ni ziriya zo zaranyobeye na zanajya zivuga ntazumva, ariko nkumva zaranyobeye nawe. Sano ahubwo yanze kubinsobanurira, nabibwira abakunzi bacu bahise mu mategeko kugira ngo tubyumve twese. Ibintu by'ibinyashi ni ibiki? Okay, nyashi. Nyashi ni gwede ku bantu batazi nyashi. Nyashi ni gwede. Gwede si umwana ufite imyaka 5 arabyumva. Gwede ni ikibuno. Bya biboro bya hano. Ahubwo mu rukunzi miza n'ibyo bya gwede ni ibintu ntazi. Musobanurire gwede. Aha. Gwede navuga ko ari bya biboro byahangaha gutya tu. Ibihe aho bivuze mu izina rya bivuge mu kinyarwanda cyumvikana. Okay, nibyo dushaka. Bere kuri nyashi. Nyashi ni ikibuno. Gwede ubwo se n'ubundi hari aho bitaniye, n'ubundi byose si kimwe. Nabyo byose bivuga kimwe. Byose twavuga ko ari kimwe. Nyine ngiye ntabwo mbizi neza fresh, ngiye ndi kuvuga uko ndi kubyuma. Ngiye mba numva wenda gwede ari nk'amatako nyine, kwa kundi nk'umuntu abyibuha ukabona yabyibushye amatako cyane, ni kibuno. Mba numva gwede ari amatako, nyashi ari ikibuno. Nicyo kintu mbizi. Noneho icyo kinyarwanda ndashaka ngo umbwire mwagikuye hehe, mwakigiye he? Nize amashuri ariko ntabwo nigeze
numva ahantu bigisha nyashi cyangwa gwede ndashaka ngo mbwire iryo shuri nanjye nzarijyemo nshaka kuzarijyamo shaka kumenya indimi zose. yes ntabwo nzi ahantu byaturumbutse nanjye nabibonye gutya. aha ubivuze neza koko byaraturumbutse biza mu bantu ntabwo ari ikinyarwanda cya hano iwacu. Sando munsi ibintu bya boro numvisha uririmba ufite n'umujinya ariko ngiye murabizi mani umujinya ndawuhorana tu. ibyo nibyo nanjye ako kantu rimwe na rimwe ajya avuga ngo ngiye gutegura boro y'umuriro akanzimiza ngashaka boro icyo ari cyo. ari kumva ari nk'igihe uba uri gupanga wenda nko gukora ikintu kirenze akavuga ati wenda ngewe nuko izo mvugo zangiyemo ntabwo nakubwira ngo ngiye gukora indirimbo irenze ngiye gukora boro ya danje ni gutyo mpita mbivugamo ku wenda ku muntu ibyo bintu bya boro ya danje ndashaka kukubaza ikibazo n'uyu ngo wenda abyumve. Boro ya danje ibyo izo mvugo wazikuye kuri nde ku buryo tuvuga ati izo mvugo wazikuye kuri nde kugira ngo ubyige kugira ngo n'uyu nguyu natwe tujye kubyigira tubimenye ndabeshya ntaho babyigisha aho kurabyigisha tu. ubwo n'izandi mubyuka ugasanga bamenya ururimi. yewe mbyuka namenya ururimi buri munsi tu. ubwo ijambo nakoresha uyu munsi siryo nzakoresha ora wapudetinga bushyashya ahubwo umuntu ushaka kumenya indimi nanyegere mwereke utuntu twikorera. aha ni byiza ahubwo ugira ushinga ishuri uzana urwo rurimi rutaraboneka ni mpuzamahanga hari za boro imizigo utumanyeri ako kantu abuze wakumvise ariko kamanyeri ntagashye utuntu tw'utumanyeri boro nyine turi aho twanjye nikorera ku giti cyanjye dutandukanye n'utw'abandi bantu. uvuze ko ari ibintu byiza nkawe duhorana wowe turanahorana bagakwiye no kuba ubizi sinzi impamvu utabizi. aha nyine njye numva ubikoresha ariko aha nayo ngiye kugushira hanze ariko nkubabarire kubera ko oya mushyire hanze abantu bamumenye. oya n'ubundi wasanga oya nari binanshire hanze nzagenda mbimenya gake gake ariko sinzi ko nzareka namushira ufite ko bagiye kugushyira hanze ndashaka ko ibintu bijye hanze. ashaka ibintu bijya hanze ese uri kubona ukuntu ndi icyuki nawe uri umusheri waraye. n'ibyo none se zibiri ni byiza cyane. ese wowe udukurikiye uri kubyumva ahubwo kenze wowe niwe wamukunze ukabura uko ubimubwira naho yewe Sando urumva nagukunda koko n'inshuti yanjye urumva rero ababesite bakora ibirenze iby'abasheri icyo kintu nzi reka urambye niyo makuru agezweho. none se Sandukira turakuzi uririmba indirimbo nziza cyane na sheri wawe cyangwa n'umuntu wakarashingiye ndagira ngo nkwaye ibibazo bitatu shaka ko umubaza ibibazo bitatu by'umuriro A1 sitege kumusubiza kanya nta kibazo ibibazo byose yambaza n'ubundi niyo byaba ari ibisubizo. yes ibibazo byose namubaza wowe ukurikiye Isumo TV za mvugo zabo mbwira ikinyarwanda kizima kuko n'umuntu ashobora kuba atabyumva ngo hahiye ngo tugiye kuhakongora. urumva nge bitewe n'igihe tumaranye ikibazo cya mbere nge wenda nyihanganira arabivuga mu ruhame abantu bose babyumve nge ni amatsiko tumaranye igihe kinini ariko sindamenya n'imyaka yiwe oya mwibiseka mani ngewe nyine mvuga umuntu mwirwara buri munsi ese ko nta ID we ndabona aba yabimpishe konzi ikintu umuntu yakara icyo kibazo rero sinzi ukuntu yakivuze ariko arambeshyeye abakunzi bacu yewe murabizi ntabwo njya mbesha sinzi impamvu umbeshyeye ahubwo nukomeza kumbeshyera ibya nanjye ndaza nkubeshyire ngushire hanze byinshi. ngamubaza ikibazo nyine ngenda ndashaka kubanza noneho reka nkigusubize ni icyo kibazo ufite noneho nitugera mu rugo ndaza kukigusubiza neza n'ubundi nimwereka ID arahita bimwe arabyemera
Yes. tayari icyo twagise icya kabiri tugiye ku cya kabiri. Okay. Icya kabiri namubaza, uyu muniga wanjye ni umuniga wa danje. danje ni ibikeri kuri kivuga okay. Ni umuntu nyine navuga ko imvugo ni umuntu navuga ko ararenze ibyo ndumva muri kubyumva. Ni nk'igiki nyine, ni nk'ikintu namusaba, ni nk'igiki kuko byose nabonye bikurikirana uyu ndamutinya. Ni nk'iyihe nama yagira nk'umuntu w'umujene uri kuzamuka nkatwe b'abahanzi, wenda jyewe turahorana inama wayazimaye ku bwinshi. Hari nk'ibipetimani biba bishaka gukina, kuraburwa biba bikeneye kuraburwa bigahabwa ikinyarwanda cyumvikana, biba biri kwikina kuri iyi mihanda. Urumva ngo birarenze ikintu ugasanga nk'umuntu nta bijoba ahagaze, yirirwa agangitse kwa nyina, agangitse kwa nyina, kandi ngakeneye kurya, noneho ngakeneye no kujya muri za studio ari kwiremamo imana atanafite. Mbabarira njye narababwiye banze kunyumva. Nashaka amafaranga ajya gukora ibintu by'imiziki mugata bishoboye abivemo, ntabwo ari impano yiwe. Imiziki ndayishoboye, ahubwo we nagikina barabura abagira inama mani, ugasanga Yes, nibyo ikibazo nacyumvise, kandi ni ikibazo kiri hano mu Rwanda cyane. Ugasanga tugira impano zigiye zitandukanye, ufite impano yo kuririmba, gukina filime, gucuranga ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko ugasanga umuntu afite impano yo korora, ariko kubera ukuntu yarebye Sano ukuntu aririmba akavuga ngo reka mbe nka Sano mwigane, kandi atari impano ye. Inama nabagira rero, iyo wamaze kugira imyaka 15 kuzamura, ngira ngo impano yawe uba waramaze kumenya iyo ariyo. Niba ari ubuhinzi bujyemo, niba ari ukuririmba bijyemo. Bafite impano, ariko biriya bintu ngira ngo ni byiza byo kuririmba. Bafite impano barakomeza bakazamuka, n'abatayifite nabo bakaguma down hasi. Icyiza ni ukujya mu kuririmba. Kuririmba ntabwo ari ibintu byo gukiniramo. Ni hahandi uzajya kuririmba nta mpano ufite, usange washize umuziki nyarwanda hasi. Ni ngombwa kujya mu kuririmba uzi neza ko ari impano ufite. Yes, urabyumva Sandokira, umuntu uzi ko ibintu bitari ibye ntabishira hasi, ayo mafaranga areke kuyapfusha ubusa rwose, ajya kuyafashamo abakene. Ariko rero hari abantu bagira amafaranga bakabura aho bayajugunya. Nabo rero wasanga bari muri abo bantu bagiye kuyafashisha abakene se bari hano kuri iyi mihanda, uko ari byo byaba bireze. Sando bazaje bakatwifashiriza se. bazaje bafashe Sando ake baje bagukomya amafaranga ubu ngo wafasha umuntu koko. Njyewe ukuntu ngira n'umutima wo gufasha se, abantu munkurikiye umuntu abimenye, njyewe ndi umukobwa ugira umutima bwita we. Ikibazo cya gatatu shana n'akabazo koroshye. Ikibazo cya gatatu nshaka kumubaza, ntimugire ubwoba mani, nshaka kumubaza ikintu akunda tu. Si ikibazo cyoroshye, ikintu akunda. Icyo kibazo nacyo bakibaza uyu munsi. Ndakikubajije noneho ntumbwire ngo yakimbwira tugeze home. Azinda burungu kabisa. Ako byose je mushaka kubishyira hanze ngo babi. Reka tubishyire hanze. Okay, noneho wambaje mu byerekeranye n'iki byo kuba mu n'abantu n'ibijyanye n'ibiryo hari cyangwa ni cyambere nkunda kurusha ibindi ku isi. Njyewe ngira ngo barabizi nkunda igihugu. Sando kasiro igihugu. Nkunda igihugu kurusha ibindi byose bibaho. Urabyumva? Fashion nicyo nashakaga kumubaza tu. Gusa birarenze kuba kundi igihugu nanjye nkunda igihugu. Uranyuzwe se? Fashion ndanyuzwe by the way. Nawe ukunda igihugu?
byanyabyo bro nanakitangira njyewe nararakaye. Kagame umukobwa wamurebye wamwakiye vibe afite niko izi mvugo zabo z'iyi minsi, nta bibazo wowe wamubaza nawe agusobanurire mu binyarwanda byabo. Okay, nibyo turi gusoza ikiganiro, reka tujye tubanza twareka abakire bitaba amatelefone. Oya namukwamye tu abakwamye. Okay, nibyo Sando. Hari abantu rero bari hanze y'igihugu cyacu bakoresha social media nkatwe, babandi nkwereka bagenda batuka perezida wacu bagatuka igihugu cyacu. Niyihe nama wabagira urubyiruko bari hanze? Abo ngabo uzi ikintu nababwira, so nanjye njya mbibona ku ma TikTok, so ikintu nababwira ngira ngo wigeze no kubabona urarira. Subyibuka wa muntu. Ndabyibuka ariko baha inama. Njye ikintu nababwira nibitonde bashire inuza hasi agapira hasi, urumva, ku gihugu cyacu, kuri perezida wacu. Rwose umuntu uri kuzana ibintu by'ubutiku bw'iki n'iki ajye ku ruhande, abijyane ku ruhande. Igihugu cyacu kirarenze mani, kandi perezida wacu turamukunda, ni umubyeyi mwiza bro. Perezida wanjye ndamwemera byanyabyo mani, no mu rugo barabizi. Perezida ndamwemera, ni umubyeyi.